Ndabashuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food. Uyu munsi twateguye igitoki giteguye kinyamwuga, igitoki kiryoshye, gihumura, gifite taste nziza ku muntu wese ukiriye. Ubu rero ugiye kureba video yose urebe uburyo giteguye n'uburyo cyatetswemo. Nubikora urakirya uryoherwe, nta bindi biryo uzongera guteka uretse kino gitoki, nta n'ibiryo wakongera kurya iki gitoki utagishyizeho.